Gutanga indongoranyo. Gutanga indongoranyo cyangwa se kurongoranya mu Kinyarwanda ni uguha uwagukwereye ikintu gikomoka ku nkwano yatanze cyangwa gifitanye isano nayo. Naho rero indongoranyo akaba ari icyo kintu nyine gihabwa umukwe bamurongoranya. Iyo umukobwa washatse akanakobwa ageze mu rugo rwe, Imana ikamuha urubyaro n'inka bamukoye ikabyara ubugira gatatu, inyana ivutse ubwa gatatu, se w'umukobwa yirongoranya umukwe we. Se w'umuhungu rero iyo yamenyaga ko inka yakoye imaze kubyara inshuro 3, yajyaga inama n'umuhungu we n'umukazana we, maze bagashaka inzoga bakazijyana kwa ba mwana we. Bagezeyo barabakiraga maze bagasubira mu misango y'ubukwe, uko baje gusaba, uko bakoye, uko babahekeye, mbese ibyiza byose bagize ndetse n'ibyago baba baragize muri icyo gihe gishize. Hanyuma y'ibyo rero se w'umuhungu akaza gusoza ijambo rye avuga ko aje kwaka indongoranyo. Iyo abasabwa indongoranyo ari inyangamugayo, bahita bamubwira ko indongoranyo bayimuhaye, ariko ko hari igihe babanza kuruhanya ndetse no kwitabaza abagabo bakabakiranura. Mu Kinyarwanda kurongoranya batangaga inyana ikajyana n'ikimasa kiyiherekeza ndetse n'igisabo kiri mu njishi yacyo. Iyo indongoranyo itanzwe, ya nka yakowe ikagumya kororoka, kandi abayaka n'abayakwa bakaramba, umukobwa asubira iwabo kwaka indi nka ya Gashyimbo. Bayitaga inka ya Gashyimbo, cyangwa akazasubira akaka indi nka y'Iteto. Urumva zabaga zikaba inka zigera muri 3. Hari inka y'indongoranyo, inka ya Gashyimbo ndetse n'inka y'Iteto. Iyo umugeni rero yabaga atakowe kandi baremeye inkwano, umukobwa w'uwo mugore iyo akowe, inkwano y'umukobwa ikwa nyina. Ibi byari byemeye mu muco kandi bigakorwa mu Rwanda hose. Dukomeze rero n'imihango yacu y'ubukwe, noneho tuvuga ku gutebutsa. Ababyeyi b'umuhungu cyangwa intumwa yabo bajyaga mu rugo babasabye nk'umugeni, bakumvikana na ba mwana wabo ku byerekeye umunsi bazabahekeraho umugeni. Gutebutsa rero ni ukubaza no kuvuga igihe imiryango izashyingirana abana bayo. Imiryango yombi yumvikanaga ku gihe kibereye maze igahana umunsi hubahirijwe ibyifuzo bya buri muryango. Iyo bajyaga gutebutsa, waba w'umuhungu bajyanaga inzoga imwe cyangwa 2. Hari uturere tumwe tw'igihugu nko mu Kinyaga cyaziraga kujyana umubare w'igiharwe, bajyanaga inzoga 2 cyangwa 4. Muri uwo muhango bajyanaga inzoga iyo ari yo yose, yaba urwagwa cyangwa amarwa, mbese nta cyaziraga. Abagiye gusaba umugeni nibo bajyaga gusaba no gutebutsa, kereka iyo habonekaga impamvu zikomeye zibabuza kujyayo, bakaba bari kohereza abandi mu kigwi cyabo. Iyo bageraga iwabo w'umukobwa rero, mbere y'ibindi byose babanzaga gusobanura impamvu abaje gusaba batabonetse. Ariko bitewe n'uturere, gutebutsa byashoboraga gukorwa rimwe cyangwa inshuro nyinshi, kandi buri nshuro hagatwarwa inzoga. Nko mu majyaruguru y'u Rwanda mu Burera, bashingaga inkoni
abazanye inzoga bakajya bashyiramo ingata baje bazikoreje kugeza igihe inkoni izuzurira ingata, bakabona kubahekera umugeni. Naho mu majyepfo nko mu Busanza, iyo bajyaga gutebutsa bajyanaga inzoga bakanagerekaho isuka. Iyo rero imiryango yumvikanaga ku munsi n'igihe cy'ubukwe ku mpande zombi, batangiraga imyiteguro, bagatara, bakitwerereza, ndetse bakararika inshuti n'abavandimwe. Gutebutsa birarangiye, noneho hakurikiyeho umuhango wo gushyingira. Mu Kinyarwanda gushyingira ni umuryango wo guhuza umusore n'umukobwa bakarema umuryango mushya. Ni igikorwa rero cy'imiryango ibiri, ni ukuvuga umuryango w'umusore n'uw'umukobwa, ihuza n'abana bayo ikabaremera urugo rwabo. Mu Rwanda umuhango wo gushyingirwa wakorwaga mu buryo butandukanye hakurikijwe uturere, ariko muri iyi nyandiko twagaragaje ibyari bihuriweho n'uturere twinshi mu gihugu. Mbere yo gushyingirwa rero hari imyiteguro ku mpande zombi, ni ukuvuga ku musore no ku mukobwa. Reka turebe noneho imyiteguro y'abageni mbere yo gushyingirwa. Ku muhungu uriya uri bushyingirwe, bamutegaga amasunzu, bakamwogosha ubwanwa, bakamuca inzara, mbese agakorerwa isuku yose yo ku mubiri. Bakamwambika uruhu rushya cyangwa se bakamwambika indengera z'abagabo. Bamwambikaga ibitare nini y'inshya, hanyuma abagabo bamutanze kurongora bakamwigisha uko azifata mu bukwe, uko azabana n'umugore n'uko azarongora. Bakamwigisha uko azacira imbazi, bakamwigisha uko azambika umwishywa, bakamwigisha gukirana n'ibindi. Abasore bagenzi be bamuherekezaga hose, bakamumara ubwoba, bakamutera ijabo n'ubutwari ngo atazabaka ishema agahemuza umuryango. Umuryango wateganyaga abagabo n'abasore bajijutse baboneye kugira ngo bayobore, banagire inama umusore ntibamuveho. Bakamurinda kwandagara, bakamurinda kwifata nabi, bakamurinda gusina no gukubagana. Bakamwigisha uko azaramukanya, uko azicara, uko azavuga bamubajije, uko azivuga amaze kurongora, bakamwigisha uko azakirana n'ibindi. Nabo ababyeyi b'umuhungu nabo bakitegura, bakaraguza, hanyuma bakanatunganya ibizakenerwa mu mihango yo gushyingirwa. Ibyo batunganyaga rero bigizwe n'umwishywa. Boherezaga umukobwa w'isugi, ni ukuvuga umwana w'umukobwa ufite se na nyina, akajya guca umwishywa uri hasi, ni ukuvuga umwishywa uturiye igiti. Cyaraziraga guca umwishywa wanyagiwe uwo munsi. Umwishywa utabonetse bakoreshaga igikangaga. Igikangaga kandi banacyitaga indacika. Iki cyabarwaga nk'icyatsi gikuru kuko cyazwanye na Gihanga. Ikindi ni imbazi. Umukobwa wabaga wagiye guca umwishywa yarongeraga agaca utubabi tw'imbazi, akadushyira mu mutemere w'inkongoro, akabishyira inyuma y'irembo. Hanyuma imbazi
akazihonda maze akazikamurira mu nkongoro y'isugi, ni ukuvuga inkongoro idahongotse. Impamvu babiteguriraga inyuma y'irembo ni uko iyo babizanaga mu rugo ubukwe bwabaga busubitswe. Ikindi bendaga ni amata, muri ya nkongoro yakamuriwe imbazi bakamiragamo amata y'inka y'isugi. Inka nayo y'isugi yabaga ari inka itarapfusha, ikaba kandi yonsa ikimasa cyitwa Imana. Wabaga adafite inka yashoboraga gukoresha amarwa, kuko amasaka ari mu mbuto nkuru ku Banyarwanda. Ayo marwa bashyizemo imbazi bayitaga ubuhoro bwabyawe n'ubutaka. Iyo ni imyiteguro y'umusore wenda kurongora, naho ku mukobwa uriya ari bushyingirwe nawe bamutegaga amasunzu bakamukenura hose. Nyirasenge w'umukobwa cyangwa undi mugore wizewe wo mu muryango nka nyirakuru cyangwa se nyina wabo yazaga kumuhana. Umukobwa n'umubyeyi ugiye kumuhana bajyaga mu mwiherero, maze akamubwira uko azajya atsinda abakuru, uko azatsinda se ubukwe na nyirabukwe, uko azajya yubaha umugabo we, akamurinda inzara n'inyota, akamurinda gukonoza agacuma kasigaye gukonoza akaboga kasigaye mu gicuma cy'umugabo, akamubwira ukuntu azajya yubaha abagabo babo, akabaha agaciro nk'ak'umugabo kuko ari baramube, ariko akagarukiriza aho ngaho. Yamugiraga kandi inama y'uko azajya yubaha abantu bose, cyane cyane abo mu muryango yashatsemo, inshuti z'umuryango, ariko kandi akirinda agakungu. Akamuganiriza ku kuntu azajya yirinda gutesha agaciro umugabo we, yirinda kumena amabanga y'urugo. Yamwihanangirizaga ku bintu byose bishobora gutuma umugore asendwa, akamwigisha kandi uko azagenda mu kirago, uko azarira n'uko azahozwa. Yamwigishaga uko azitwara nahura n'umugabo we, uko azakirana akirinda kumuvuna cyangwa kumukubita ku kintu cyamukomeretsa. Yamuhanaga kutagira inda nini ku biryo, ko yagombaga kurya bike ariko akinywera amata. Ababyeyi b'umukobwa rero nabo bamufashaga kwitegura, bamukora ibi bikurikira. Bamushakiraga ibi bikurikira, harimo indibu. Mbere y'iminsi nk'itatu ngo umukobwa arongorwe, bazanaga amata y'inka y'isugi n'umutsima bashyizemo indibu. Indibu izi ngizi ni imbuto z'ikiriburibu, yabaga ari insina yo mu ishyamba igira amabere arimo imbuto zitaribwa. Ababyeyi bahaga umukobwa uwo mutsima akawurya kugira ngo uburozi ntibuzamufate, akaba ariyo mpamvu bawitaga naburya. Ikindi barebaga ni ikigaga n'umukunde, barakimusigaga kugira ngo azakundwe n'umugabo we. Bakareba amase y'imvubu, aya nayo bayamurasagaga mu mugongo kugira ngo azabyare vuba akimara gukorwa n'inda, ngo nk'uko imvubu ihita imya iyo ihazwe n'ihwa. Ikindi bamwambikaga umukoba. Kwambara umukoba, bamukebaga agakoba mu kirenge, nyina akakambara. Ibi ngo byarindaga amarozi. Amata, mu gitondo abyutse ari burongorwe uwo munsi, bamuhaga amata maze bakagira bati kirazira ntawanga amata, uhawe amata n'u Rwanda. Umukobwa uriya ari bushyingirwe bamuteguriraga uruhu rushya n'ubutega azagenda yambaye. Bateguraga ibiseke azatahana, umubavu wo kosa inkanda, bakanamwigisha uko bayinyukanyuka n'uko azayitaho.
Bamwigishaga kandi guteka, kwarura, gusasa, gutegura mu nzu no kumenya kwakira abashyitsi. Ibyo